Nyagasani Imana turagushimye, byose ni kubw'umushake bwawe kandi kubw'ishyaka abagaragu bawe bagize. Mana bakirikira umurimo wawe muri korali Urumuri, ubaho umugisha buri muntu wese yakoze uko imbaraga zingana, kandi baravuze ngo ukiranuka muri bikeya nawe uzamwegurira byinshi. Mukomere kubyo mwasezeranijwe, je mwabihanganye bategereje Uwiteka. Ngaho nimukomere kubyo mwasezeranijwe, je mwabihanganye bategereje Uwiteka. Ubutumwa bwiza mwese Kristo bwanditswe n'Yohana cya kabiri, ndasoma umurongo wabo wa 13 ngeze ku wa 17. Muzi igice cyaho cya kabiri umurongo wa 13 mpaka ku murongo wa 17. Pasika y'Abayuda yenda gusohora, Yesu agiye Yerusalemu. Ageze mu rusengero asangamo abatungira inka n'intama n'inyuma, n'abandi bicaye bavunja ifeza. Abahekanye imigozi ayihina n'ikiboko, bose abirukana n'intama n'inka mu rusengero, amena ifeza z'abaguraga inuma ati, nigukureho bino mureke guhindura inzu ya Dawidi iguriro. 17 mushaka cyane. Abigishwa be bibuka uko byanditswe ngo ishyaka ry'inzu yawe rirajya. Dusome Timoteyo cyangwa twareke tudatinda. Dusome Matayo 16, Matayo 16 umurongo wabo wa 17 wa 18. Nageze gusoma abantu basanga bagiye neza. Tubabwira bese dusoma Matayo igice cya 16 ndasoma umurongo wa 17 wa 18. Yesu aramusubiza ati, hari urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo bigwishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi uzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Size
Tumutane. Nta mugongo, nta ntego, akabazo kamwe nako kwayoboye. Nako kwande haravuga ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu banjye, ntego ntiyasigaye, mutungo ntiyasigaye. Haleluya, Yesu nashimwe. Ndagira ngo bose babireba mumenye icyo korali Urumuri yari imaze iminsi ivugiweho. Haleluya, haleluya, haleluya. Amaze iminsi bayikuza. Reka rero nyaboneka muduhere abo bamama baje bari kukibagira n'umugeni, nimubabona bahindutse mu marembo nanone mubaduhere ikaze kugira ngo nyine umugeni tubabwiye nyamukuru maze asesekare hano. Imana ibamugishe. Yego kandi rwose twaramusengeye, habayeho kumusiga, rero igihe gerageze kugira ngo asohoke mu ruhimbi. Zaburi y'ijana na mirongo ine n'icyenda umurongo
indirimbo zingahe? Indirimbo 10. Amen. Izi ndirimbo 10 ni igikorwa cy'indashyikirwa bakoze, babanje gufatisha indirimbo za audio, barangije binjira mu gikorwa cy'amashusho. Rero mu gihe cyihuse vuba bahise bazisohora, ni imbaraga nyinshi kandi Imana yarabashoboje. None rero barabatumiye, ndagira ngo basabe yaboneka abahaje bahagarariye amakomite mubicaze neza kugira ngo n'ubundi nabo bakindi kibazanye ni ugushyigikira umurimo w'Imana. Ndabona baturutse i Rubona mu batwara moto, baturutse mu Shagara, baturutse muri korali abagenzi n'abandi. Abo bose mubashakire imyanya bicare. Rero tugiye kwinjira mu gikorwa nyirizina cy'uyu mugeni. Korali Urumuri bari bamaze iminsi bategura barigisha kuri uyu munsi wa none. Rero ndagira ngo hamwe no gushyigikira umurimo w'Imana, kugura uyu muzingo ugizwe n'indirimbo 10 ugatanga amafaranga yawe, ni ugushyigikira umurimo w'Imana muri korali Urumuri. Aleluya! Yesu nashimwe. Kubw'iyo mpamvu rero hano murabona aba bamama babyambariye n'ubundi nk'abambariye umubiri, bari hano bafite uduseke dupfundikiye ariko turimo nyine wa muzingo. Kandi mureke tubamenyeshe ko ntabwo amasede akigezweho, ahubwo muri aka gaseke uraza gufungura usange hari n'icyo bita flash. Nigiyene indirimbo zose bazishyize kuri flash. Rero utumva kubera amasede oya, ahubwo indirimbo zose uko ari 10 ziri kuri flash. Tugeze rero mu mwanya wo kugira ngo dutere inkunga umurimo w'Imana, dutere korali Urumuri inkunga. Ikorwa tashyikirano mumbe indi mikorofone hano. Sidi turayobora ibihumbi 50. Nishimye cyane kuko umunsi twakoresheje turamusengera, ariko tukajya tubibona nk'inzozi, ariko umunsi twanyura twize umuririmbyi wakoraga muri ariko ndi no kwifuza kuvuga bw'ishyaka ry'umurimo. Iyi nani umuzingo nzawuruguza Esta
ikinywa cy'igishyushye kumbe igishyushye cyuma ikinywa cy'igishyushye none gutegereje uyu muzingo twongere twahane twege kurebe kandi kugira ari wowe turavuga tubakiye rero n'icyo uvuga usabe perezida w'u Rwanda
perezida ahaye perezida mugenzi we ikote na karuvati ariko nanjye wa perezida namukunze kandi nakunze gukora igihe azabyambara nanjye namuhaye inkweto azambara kuri bigode kureba kirugane ariko akabambara bigode azambara inkweto nziza kandi nshyashya yabateye ibikorwa 3 ariko icyitwa indirimbo z'indazifite indirimbo zifite kurasira inyuma ibikorwa n'ibindi ariko yabateye ibikorwa 3 yasaga abana by'abari indirimbo z'urumuri 50 bari perezida cyangwa se perezida n'uko y'ubwirenze izina ry'Imana yabyubahiriza kandi musede turayigura ibirori 50 kuri famiye yacu natwe twifuje kugura iyi sede 50 amadolari ariko nanjye hano ni iwacu nanjye tukaza ku masede z'ibiciro 20 ngiye kutuzaza kandi n'umuryango yakira umurimo w'Imana nko muri 2020 perezida wa korali abatwara n'umuco ubushobozi twabonye aha turabona muri kumva ko yabatunajije gukora urumuri gukora rero cyari geragaya igikorwa cyo tubereje ubundi tukimara kumva yuko bari gutera ikirenge mu cyacu twumvise twishimiye cyane namukuru umugore wanjye numvise ko aririmbamo numva biranejeje cyane rero muri biroti nkimara kubyumva yateguye impano y'ibihumbi 30 tuyishyikirize urumogi Thank you.
muribuka ko bigeze kuvuga ngo ndawukeneye urugo bakoze igikorwa nabo kidashikirwa batuzanira mwimbara iriya mwimbara nabonaga musenyeri ari muri kwiyi kugira ijambo ry'Imana iriya koko nanjye nayihagararaho bafite ijambo ry'Imana ngiye kumva umuntu yakora ngiye guhamagaye agiye kuzana mwimbara ngiye kubona ngo narayizanye urugo Imana iruhingiye Imana iruhingisha ibyishimo n'umunezero uruhare rw'ubumenyi bimaze kutugezaho n'intambwe imaze gutera umurimo w'Imana natwe uyu muryango twayoboye mu bihumbi 2020. Kuko gushyigikira korali muri perezida w'abayabaye imani ikasiyo nanjye ndagenda ndashakisha kuko gukunda umurimo wayo nabonye ibihumbi 10. hari ibisambo abari gutanga ijambo rikuru ku buryo bwose. abizeye natwe tubarekeye inkunga y'ibihumbi 20. hari indi gurupe turamahagarariye y'abanyamasengesho yitwa Abanyamugisha nayo yabwiye ngo tubahereze ibihumbi 20.
Imana mu mutima natwe tugiye bose n'umuntu bose turaza Haleluya. Ko abishyira bari bantu natwe twaretana n'urubyiruko umuyobozi w'amasengesho natwe tuzabazanira ubushyuhe ku cyumweru igikorwa tuvuyemo byose ni kubw'umushake bwawe kandi kubw'ishyaka abagaragu bawe bagize Mana bakirikira umurimo wawe muri korali urumuri ubaho umugisha buri muntu wese yakoze uko imbaraga zingana kandi waravuze ngo ukiranuka muri bikeya nawe uzamwegurira byinshi. Hereza rero umugisha umuntu wese wagize icyo akora kandi imbere yacu habonetse ayo mafunguro Yesu yahumanure agwe neza imibiri yacu kugira ngo tubone imbaraga zo kugukorera mu izina rya Yesu, amen. Amateka y'umuntu aramenyekana, amateka y'umuntu aramenyekana, amateka y'umuntu aramenyekana, amateka y'umuntu aramenyekana. Ushobora kubaho mu bukene bikamenyekana, ushobora kubaho mu bugumba